kuba Julienne aba ari pastor agakora mu mpano ze bitandukanye no kuba umugabo yafite izindi mpano ariko twagiye tuvuga imwuka uba mu gihugu cy'u Rwanda bamwe ntago mwabyumvise nagiye mvuga ubwashize umwaka urangira wa 2024 navuze umwaka wa 2025 mbabwira ibintu byinshi twakoze deliverance kini igihugu kirimo ibihe zatangiriye ku mitwe ko turabakoze imana kandi uyu mwuka uri muri gihugu ni wa mwuka udashaka ko habaho umuntu hanyuma ibintu Julienne azize mbere yuko ngaruka ku bindi nuko yaramaze ya matorero bose baramugana hari nk'amatorero ageze kuri abiri yafunzwe kandi yakoreraga mu buryo mu mwuka ujya kumera nk'uwo Grace Room yakoreraga harimo itorero rya Prophet Ernest hakaza uburyo bita Bishop Bosco Zerafat Bishop arasenga imbago nyujugunye noneho bose bafunzwe bagiye kurabasanga umugore anyeganyeje kirere anyeganye akoze kuri wa mwami wo mu gihugu hano amukubise amugeze ugasongera amukubise ibyo byose rero ni imyuka kanguha urugero twabonye umuntu araza atubwira ko yanywaga amaraso Pastor Theogene impamvu itorero ririho nuko ari imbaraga y'umwijima niba warakijijwe ukuzura umwuka wera umwuka wera afite kuvuga ngo wige muri Grace Room bakoresha imbaraga zikuze ariko abo ni bandi ese ujye tutamenya ko abo bantu bafite imyuka kuki tubati aba bantu ko badasenga ko bari kudukebura bande bakorera bakuye reka mbwe damuru tubaze twumvikana ese waruzi ko hari imbaraga ngo dore ibimenyetso biranga abantu urusengero zitanga abantu zirimo abantu bagikuzima ntitukagura hariya twese mu isoko kuza mu rusengero nje gushakisha ibimenyetso Pastor Julienne akoresha kuko ajyana abantu ikuzima bimariye iki ntabwo najyayo kuki se njya hariya kandi mbazi ko kwa shitani ushobora kujya gufasha ntabwo wafata imfashanyo ngo uyitange utabanje kuvuga ijambo kuko nuko twabaye wenda yarapfonyotswe arabwirizwa kuko umwuka uramufata arabwiriza abantu barayoboka barayoboka ndumva yarayobotse bituma yaguka arakora ukora rero ni ukosa yarakosheje nkuko babivuga ariko mu bwami ntiyakosheje kuko yari inzira hanyuma kubatiza yisha amategeko y'isi ariko naga amategeko y'ijuru y'isi kubatiza ubundi tuburiza ubutumwa kugira ngo abantu bihane ibyaha yego yabatirije muri piscine ndakeka ko itorero ryabo ridafite Yordani ingana nka hariya yego wenda ko ngako niko yakoze kuko mu mahame yabate ahaye ejo bundi mashya bavuga ko umubatizo muri piscine utemewe. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, ikaze kuri mwese abadukuna n'abadukurikira tubashimire cyane tubaye ikaze mu biganiro byacu twizere ko mumeze neza niba kandi ibintu bitari kugenda neza nkuko byifuza wihangane kandi rwose wizere Imana kuko niyo igena ibihe. Turi kumwe na Pastor Fanny niwe tugiye kuganira kandi mwese tubaye ikaze kuri Pastor Fanny official kugira ngo mujye mukurikira ijambo ry'Imana ndetse n'ibindi bintu byiza ndetse no kuri 5T TV tuba duhari kugira ngo bigende neza cyane. Pastor tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Turashima Imana. Yego tugiye kuganira hari byinshi cyane biba biri kugaragara hari byinshi cyane abantu benshi bari kwibaza ariko ahanini biri kugaragara muri uyu murimo abantu bavuga ko ari uw'Imana rimwe na rimwe bamwe bakabyumva abandi bakabihakana ariko byose bamwe bati bigambire kutuzanira ibyiza abandi ni ibihe bya nyuma turimo ni ibihe bigoranye ariko ndizera ko biri buze kuza gusobanuka reka tuguse banze dushyira imbere Imana dusengera Uwiteka ubundi tuganire.
Mana data nyiribihe we mugenga w'ibihe byose wowe uturinda uko bwije nuko bukeye turagushimye ko waduhaye kuramuka ukaba watugeneye aka kanya kugira ngo tubashe kuganira n'abadukurikiye turagusabye ngo udukomeze ukomeze n'abo wadukurikiye bose babashe kumenya ukuri kandi ubaha amaso y'umwuka yo kubasha gusobanukirwa nanjye ndagusaba ubwenge bwo kubasha gusobanura no kuvuga kandi ibyo ubona bikwiye bari byo ungenera ndagusabye rero kugira ngo imbabazi zawe zibe kuri buri muntu wese ukurikira ibiganiro bica kuri aya macano kugira ngo arusheho kunguka ndetse no kugira impinduka iza mu buzima bwe urakoze rero tubisabe twizeye mu izina rya Yesu amen amen Uwiteka abahe umugisha cyane kandi abahire mu byo murimo byose hashize igihe kinini cyane hari kuba cyangwa se abantu benshi bari kwibaza ku biri kuba ku bigendanye n'ifungwa ry'insengero haba inkubiri igiye itandukanye hari insengero nyinshi zafunzwe ndetse namwe hari izanyu zafunzwe mukirimo muratunganya kugira ngo ibintu bigende neza mu minsi ishize nibwo urwego rwa RGB rwasohoye itangazo rumenyesha abantu bose ko rwafunze cyangwa se rwambuye ubuzima gatozi Grace Room Ministries ni ministeri yari imaze igihe ubona ko iri gushayininga cyane abantu benshi bari kuyoboka abantu benshi bari guhumurizwa bari barimo batangamo ubuhamya ubona ko ari ibintu byiza cyane hari uburyo nkawe nk'umushumba w'uruzi ministeri ya Grace Room ni icyemezo wakiriye gute ni ikintu wabonye gute mu ruhande rwawe urakoze utangiye neza utubwira magambo ukoze intro ukoze ndakeka niba ari umuntu udukurikiye ufite ubwenge utari muri kirabaye cyangwa se ngo agere ahabogamira ashobora kuba yaza gusobanukirwa mu by'ukuri ndi umushumba umaze igihe kinini muri uyu murimo nkorera mu gihugu cyo mu Rwanda ariho nshinze imizi wenda ahandi mpagenda mbwiriza ariko ngaruka mu by'ukuri twese mu buryo cyo bita church cyangwa itorero arafunze ariko igice kimwe cya ministry kirakora ministeri zirakora kora ko akeshi ubuzima gatozi leta idusaba ibyo twemera gukora akeshi bijyanye n'imyizerere bigiye bitandukanye n'ibya ministeri rero za ministeri akeshi zigenda zishingiye ku bikorwa by'imirimo zishobora kugira imyemerere ishingiye ku madini ariko zikagira ibikorwa bifatika kandi igihugu cyose nk'uko kiyobora inzego zigiye zitandukanye cyifuriza umuturage wese ko yagera ku isonga zo kugira ubuzima bwiza harimo imibereho myiza harimo gukura abantu mu biyobyabwenge harimo kwishyura abantu mitiweli kugira ngo bagire ubuzima bwiza harimo kwishyurira abana ku mashuri hari uburyo turemera abantu bitewe n'uko natwe twagiye tubona bitewe ijwi ryanjye aho rigera si nk'irya runaka nshobora kuba hari inshuti mfite ubushobozi n'indi iyo twihuje tukaba imirongo tubasha gufasha abantu runaka ibyo nibyo bikorwa bya ministeri ariko kenshi ibyo bikorwa bikorerwa mu itorero kuko tubona ko n'intumwa ngo zasangiraga byose nta mukino wabagamo ngo buri muntu wese yazanaga ibyo afite bivuga ngo iyi ni ministeri n'ubundi yari ihari kandi na Yesu iyo ministeri yari ayifite yaravugaga ati hari igihe rimwe abantu bari baraba bamukurikiye ariko abantu barasonza bashonje arababwira ati nimuzane aba bantu abwira abigishwa be kuko baravuga mu Kinyarwanda ngo inka zitukwamo nkuru aravuga ati mwe mugomba kubagaburira bararanganya amaso baravuga ati no byo tubagaburira turabikura abantu ari benshi cyane hari benshi cyane ngo byari 5,000 ariko ngo araranganyije amaso asanga hari umusore wari ufite imigati ngahe 5 n'amafi 2 noneho arangije barebye aravuga ati abahungu bakunda kurya aravuga ati ngwino waduha utwo tuntu ufite uwo yari yaje mu iteraniro ariko yizigamiye ko niko dushobora gukomanga iwawe wowe ufite savings kuri konti yawe ariko twavuga ngo hari umukene ukaduha ku byo ufite nicyo bisobanuye iyo ni ministeri noneho
muri minisiteri ishyigikirwa na wowe nanjye dufite icyo dufite hari ufite byinshi afite bikeya ariko duhuje hamwe biraguka tugafasha wa muntu udashoboye uri muri sosiyete yacu rero tubona Yesu we mu nshingano afite yo gutubura ya migati na ya mafi amaze kubitubura byatumye abantu 5,000 badashyizemo abana badashyizemo n'abagore n'abagabo 5,000 bivuga ngo umubare w'abagore bari benshi n'umubare w'abana bari benshi ariko abo bose ngo barariye ngo hasaguka izindi ntonga urumva hasaguka ibindi byasagutse ni intonga 12 n'izi ntumwa zagabuye nazo zikeneye guhabwa buriya minisiteri ishobora gufasha wa muntu kana wa muntu wakoze cya gikorwa washinze nyiri minisiteri na nyiri minisiteri se nari mu nawe akaryaho nawe ashobora kurya ariko aryaho intonga imwe harya byinshi yego sibyo nabyumva cyane ntarya byinshi ngo nabo batahana ibyo bafite iyo rero niyo minisiteri irimo n'itorero ry'ivugabutumwa ririmo ryo kubwiriza ariko iyo minisiteri ishingiye ku itorero ntago watanga ikintu utagisengeye rero za minisiteri zose ziriho zirakora kugira ngo natwe wabonye ko hari igikorwa twakoze rero kuba Grace Room yarahawe ibyangombwa bijyanye no gufasha nk'uko babisabye kandi ikaba iri munsi y'umutaka w'itorero rya Jubilee Revival Assemblies ngira ngo sinzi uko babyita ariko bavuga ko ari ry'umugabo ni ry'umugabo n'ubundi kabanda nibyo rirakora ndarizi riri ku kagari hirya rirakora pe n'itorero ubu rirafunguye ryo rirafunguye ni ikorana Kanombe se hakora ni Kanombe ni umushumba kabanda n'umushumba ni umushumba n'umupasiteri umaze igihe kuba rero umugore we ari we Julienne Kabanda yakora minisiteri akesha minisiteri agenda aba mu matorero tubona ejo mu minsi yashize twabonye umusenyeri umwe washyira umwangirikani twabonye ibirego yaregwaga atabwa muri yombi harimo ko umugore we uyoboye igice kimwe cy'abagore bo muri Anglikani yagize minisiteri iraguka kuba minisiteri yakwaguka ko umugore w'umupasiteri yakwaguka ko yakoranye ariko kuba Julienne yaba ari pasiteri agakora mu mpano ze bitandukanye no kuba umugabo yafite izindi mpano n'umushumba ariko ari munsi y'umutaka rero Grace Room ifungwa kuri jye hari ibintu bibiri nabibonye icyambere Julienne ni umuramyi akora deliverance sengera abantu akora deliverance cya gatatu ni umuntu urubyiruko ingeri zose ziyumbagamo ariko twagiye tuvuga imwuka uba mu gihugu cy'u Rwanda bamwe ntago mwabyumvise nagiye mvuga ubwashize umwaka urangira wa 2024 navuze umwaka wa 2025 mbabwira ibintu byinshi twakoze deliverance ndabwira ni bamwe bazahura n'ibintu binini twese twahuye n'ibibazo abakorera iki ni igihugu kirimo ibihe cyakorewe deliverance ariko kirimo n'imyuka idatuma umuntu azamuka kuko induru zagiye zisakuza akeshi zatangiriye ku mitwe ko turabakoze imana habamo umwuka w'ishyari uyu mwuka w'ishyari ntushaka ko batera imbere kandi uyu mwuka uri muri gihugu ni wa mwuka udashaka ko habaho umuntu uzamuka ngo amenyekane iyo umenyekanye menya urabizira menya kujya kubizira bihera he bihera mu buryo bwose duhe no mu bakozi imana bagenzi bacu insengero zifungwa harimo agahe hari ahantu bageraga ugasanga pasiteri afashe telefone ahamagaye inzego za leta ngo hari urusengero ruri aha n'aha ho ntimwahageze mwibuke muhagere baba ufite ikibazo iki n'iki nyamara abayobozi ntabwo babibonye ariko baba batarahagera kongera mwibutse kuhagera uko ni ukuvuga ngo kuko we bamufungiye n'abandi bagire gute babafungiye ishyari rikamwica hanyuma ibintu Julienne azize mbere yuko ngaruka ku bindi
nuko yaramaze hari abantu yaramaze kwambura amaboko. Hari abantu bari barazamutse, aribo bubatse izina, aribo bazwi, aribo bavugwa, aribo bakomerwa amashyi, aribo bitwa amazina, aribo abandi bagenda baramya. Arangije nawe aza mu cyiciro cyo kuramya urubyiruko rukunda deliverance, aho abantu barushye, imitima ihungabanye, bakeneye ihumure, aho abantu bari bamaze kuruha intambara zo mu madini. bakurukira muri minisiteri. Yego, barushye mu madini habamo ubwami, barushye intambara, barushye kwitangisha, barushye iki, barashaka kujya aho umuramyi aramya, wa wundi akabohoka, ibikomere bigakira. Aho umugore yaraye nabi akaruhuka, aho umugabo yaraye nabi akaruhuka, buri muntu wese akigishwa kwisengera akumva araruhutse. None amara kuruhuka nta kintu yakoze mu mwuka, mu mbaraga, mu mpano Imana yamuhaye, mu mpano yafite, yarangiza kuramya, baterana basenga, wa muntu akaruhuka. Iyo yamanze kuruhuka, burya umuntu wabohotse damuru, ikintu cyose agikora wagishaka, nta force bamushyiraho. Aho rero amaze kugira ya matorero, bose baramugana. Bamwe bafungiwe, babandi bose bafungiwe, babandi bose hari nk'amatorero ageze kuri 2 yafunzwe, kandi yakoreraga mu buryo mu mwuka ujya kumera nk'uwo Grace Room yakoreraga. Harimo itorero rya Prophet Ernest, hakaza uburyo bita Bishop Bosco Zerafat Nyamirambo, yari Nyamirambo se cyangwa yari hano kwa Rwahama. Abo ni abantu banyeganyezaga, bagendaga bazi ko bagiye gukirira y'indwara. Prophet arahanura, ntwari uhanuza. Bishop arasenga, imbago nyujugunye. Noneho bose bafunzwe, bose bambuwe ubuzima gatozi, kim. Wenda icyo Bosco abarushawe yarafunzwe, ariko abandi ntibemerewe ku butaka bw'u Rwanda, bose kimwe. Ayo matora uko ari 3 kimwe. Hanyuma babandi rero nabo batereka tujye muri Grace Room, bayoboka Grace Room. Nta kosa Julienne yakoze, ntabwo ari we yabahamagaye, urumva, ntabwo ari we wabahamagaye. Baraza nandi ntashatse kuvuga, bose bayitabaza hahandi. Bagiye kure basanga umugore anyeganyeje ikirere, akoze kuri wa mwami wo mu gihugu hano, amukubise, amugeze ugasongera amukubise. Atari umukinnyi w'umupira, atari umuririmbyi uririmba indirimbo z'isi, kuko bazi yuko nta muntu wabwiriza gusenga ngo yuzuze Bike Arena. Atari mbonye nawe no w'indirimbo y'indi. Ibyo byose rero ni imyuka. Izo ntambara rero zisa nkaho zihagurutse zimujeho. Nkongera nkavuga ni iyo umurimo ari uwo Imana, ntago ari igitangaza ko yarwanywa. Ijambo ry'Imana tugira ngo ntawe uzabuza ibigeragezo kuza, ariko haguwe ubizana. Biriya byose rero biri mu kuba hari izindi mbaraga zibiri inyuma z'ishyari. Ku ruhande rumwe waravuze ngo ni ishyari yagiriwe, ni ishyari abantu bamugiriye. Hari benshi bavuga uti iki ni igihe kigeze ngo Imana ica imbaraga z'abadayimoni zikoreshwa n'abakozi b'Imana. Bakavuga uti iki kibaye kuri mbere yuko n'ibi ngibi biba, hari tweet yari yarabanje gutambuka y'umuntu arimo arashinja avuga ati mumenye ko apotre uyu Pastor Kabanda ni intumwa ya shitani yihishe. Ntabwo turuvuge Kabanda, ko Kabanda ni izina ry'umugabo. Pastor Julienne katuvuga ati ni intumwa ya shitani. Nyuma yo kumwita intumwa ya shitani birasakara ku mbuga nkoranyambaga, ati byageze no muri RIB, nibwo twahise tubona no gukinga. Benshi bagakomoza ati nubwo bamufungiye ni igihe cy'imbaraga ze zirangiye. Bati igikundi yari afite ni ikimenyetso cy'imbaraga zikuzimu yari afite,
ati ibitangaza bahita bakubitaho ngo n'umubatizo yabatije abantu bakagwirirana abantu bagahinduka ukundi kuntu. Ati iki gihe kirageze kugira ngo imbaraga z'ikuzimu yakoreshaga ibyo ngibyo ntabwo ndi bubitindeho kuko iyo Twitter yatanzwe uwayitanze yiyise Bakame nta zina rye bwite twabonye, ni izina rye runaka. Umuntu wese damuntu ashatse guharabika baraguharabika, nta twese mu mazina twarayiswe kandi na Yesu ntabwo ari mwise ko ari umukuru ukuriye abadayimoni. Ibyo ntabwo turi bubigendereho kubera ko igiti cyeze nicyo giterwa amabuye. Imbaraga zose yabakoresha ntabwo zitureba. Yes. Ntabwo wagira impuhwe bari kurohwa na ziriya mbaraga ze. Ese kuki uyu ugiye kwandika iki? We kuki yaba atariho aroha abantu? Reka nguhe urugero. Twabonye umuntu araza atubwira ko yanywaga amaraso Pastor Theogene. Ari hehe? Yaratashye. muri gereza yemeye iki mu rukiko? Yakomeje kuvuga yuko yanyweye. Yarabikomeje pe. Yakomeje kuvuga ko yabinyoye cyane. Byamariye iki sosiyete? Kunywa amaraso y'umuntu ntacyo byayimariye. Ukamwica. Ni ikimenyetso kigaragaza ko hari imbaraga ze. Buretse imbaraga se nose impamvu itorero ririho nuko ari imbaraga y'umwijima. Yego. Wabyumvise? Impamvu Imana yemeye ko apasiteri bajyaho nuko barwanya imbaraga z'iki za Sekibi. Ariko wibuke ko tujye dusoma ijambo ry'Imana. Hazabaho ibihe by'impuha. Ariko ijambo ry'Imana tubwira ngo Imana yashyize inzira ebyiri. Amahitamo y'umuntu. Amahitamo yose amahitamo yanjye. Kandi duha umwuka wera. Kibazo ntabwo dushaka gusenga ngo tuzure umwuka wera. Niba warakijijwe kuzura umwuka wera, umwuka wera afite kuvuga ngo wijye muri grace room bakoresha imbaraga z'ikuzimu. Kuvuga ngo wijye mu itorero riniri rikoresha imbaraga z'ikuzimu. Wijya kwikurikira Pastor Fani akoresha imbaraga z'ikuzimu. Niba wowe ubwawe utegereje ko uyu muntu uri hano uza kwandika Twitter cyangwa agahagarara ari uza kukubwira ahubwo uri umuyobe, kuko wakijijwe ugakurwaho umwuka w'ubwoba ukambara imbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera duhaye kugira ngo tumenye tube n'abagabo guhamya. Rero no kuvuga ngo igihe cyose wowe utegereje kubwirwa ufite ikibazo, niyo mpamvu tukibwiriza ubutumwa bwiza. Wabyumvise? Niyo mpamvu tukibwiriza ubutumwa. Ariko Pastor, hari abantu baba wenda batari kuri urwo rwego rwo kubwirwa n'umwuka bagasanga bari kuyobywa. Waruzi ko ijambo ry'Imana tubwira ngo havumwe, sibyo? Uyobya aba bana bakiri bato. Icyaba cyiza nuko yahambirwa urusyo akajugunywa mu nyanja. None se waretse uyu muntu akazahanirwa icyaha cye? Akomeza roho abantu. Umunsi wabwiwe n'iki tubwiwe n'iki? Kuko impamvu itumye hari ababihishuriwe. Bande bafite amazina yabo babyemeza gute? Bahuriyeyo. Ariko muzi ibintu by'ubwiru bw'Imana. Ngo bene data imbaza twumve. Hari ibimenyetso bagiye bifashisha nk'igiterane aherutse gukoreshereza muri BK Arena, agategeka abantu bose ko baza bambaye imyero. Nyuma y'ibyo ngibyo hari n'izindi nkuru zagiye zicicikana zivuga ko umwana we ngo wapfuye watabarutse ngo nuko yari yaje muri cya giterane ngo atambaye imyero. Simbizi ko ari ibihuha, ariko ese gukoresha igiterane ukabwira abantu ngo mwese come with white nta muntu. Okay, reka nkubaza akabazo. Ntito mu matorero. Yego. Nta makorari abayo. Korari ni korari. Buretse gato. Okay. Korari zibaho zikagira uniform. Icyo bita uniform urakizi? Ndakizi. Ese wavuze ijambo ryatwa ngo dusengere duhuje umutima ngo bari mu mwuka umwe. Umwuka umwe se si uniforme. Yesu yabasanze bari mu cyumba cyo hejuru, cyambere avuga ngo mujye mu cyumba cyo hejuru. Bari mu mwanya umwe. Bahuje umutima. Bari mu mwuka umwe. Guhuza umutima. Uziba abantu baka umunara w'Ibabeli. Bahuje umutima. Bakora igikorwa ngo twibakira twe umunara. Imana banga ubu n'ubwoko bumwe. Buhuje umutima. Bamaze guko ntacyo batakora, itatanya indimi zabo. Urakumva? Irabatatanya. Niba uyu munsi igisirikare cy'u Rwanda gifite uniforme imwe cyambara, amakampani runaka agira uniform, sibyo? Niba bafite uniform ni uniform. Iyo tugiye muri baby shower
baby shower cya brad shower dutegekwa kwambara nabyo nabyo hari benshi ubona ko ari imyuka ariko abo ni bandi ese ujye tutamenya ko abo bantu bafite imyuka kuki tubatse aba bantu ko badasenga ko bari kudukebura bande bakorera bakuye reka mbwira Damuru tubaze twumvikana ese wari uzi ko hari imbaraga ngo abana b'Imana bari bateranye na Satani bagize gute kuki se babataza hano bakinjira bagakora kuba igiterane cyaba twe kureba ku myambaro ahubwo se bambara imikara mwari kwakizwa n'iki twabanje habaho insengero mwaba mufite aka kanuza kakayiponje bashyira kuri mikoro wazana ibara ry'umutuku ngo dore ibimenyetso biranga abantu urusengero zitanga abantu zirimo abantu bagikuzimu ntitukagura hariya twese mu isoko waba ugafite kariho umukara n'umutuku si design ngo dore ibimenyetso biranga n'abafite umukara n'iki twabanje decoration mu nsengero tukadekora tugakoresha ibitambaro ntabwo ko haba hari decoration ibifite igishushanyo aho rero ni bwa bwenge bw'isi biriho bumanuka sibyo ibyo ngibyo Yesu aramaje ngo tubwire igihe kuza k'umwana w'umuntu azaza abwiye ngo ibyo si ibyanyu kubimenya duke abantu banze kubwirwa ngo bakire Kristo mu mitima yabo ahubwo bagwije ibimenyetso ese kuza mu rusengero nje gushakisha ibimenyetso Pastor Julien akoresha kuko ajyana abantu ikuzimu bimariye iki ntatinze kumva ijambo ry'Imana kugira ngo gusa ahantu wahumva ijambo ry'Imana misiyo yamuzanye aramutse ariyo wese urakoze cyane kunsubiza iryo jambo ntabwo najyayo kuki se njya hariya kandi mbazi ko ari kwa Shitani kuki njyayo hari igihe abatajya ariko burira bajyayo ariko waruzi ishyari riba mu Rwanda aho urarizi amafaranga se watayapfa ni he cyangwa abapfa abantu Pastor reka wenda iki kintu wenda sinzi impamvu uri kugishyigikira ntabwo nashyigikira ahubwo agendagira ngo ari ubutumwa bwiza tubwiriza niba umuntu ateguye igitaramo muri BK Arena akavuga uti abantu niba ari doctrine koko y'ubutumwa bwiza ari ukugira ngo ubwirize umuntu wese uje ufite ubushobozi umukene cyangwa se umukire ukavuga ati buri muntu wese uzaza ahantu agomba kuzaza yambaye white nese white baberetse isoko bajya kuziguriramo ngiye nkanjye nzitorera uretse nkanze nkubwira kiriya cyo ni ikintu cyoroshye ko wabonaga arimo abantu bambaye ibitajyanye ariko ni umweru kandi yababwiye umweru usobanura ijambo ryiza ngewe nzitorera ryo barakubwira ngo urambara uyu mwenda bakanakwerekana shop ugomba kujya kubiguramo kugira ngo bacuruze uwo nguwo arashaka business ega buriya ni uteye premier ko bwati muzaze mwambaye ama white niba simbizi ni afite iduka ariko arifite ntago ndibyemere kuko bariya hari nabagiyemo batiye benshi cyane yego none se uwo watiye ariko akagenda yambaye neza urumva utamunanije kandi ubutumwa bwiza none se bakubwiye ko ijambo Imana yemera umuntu wambaye nabi hari Brad Show merutse kujyamo Jemba mu gihugu cyanye cya Genyine sinamenya amakara bari bwambare nk'ibyo gihe ntabyo mbanze noneho bagiye ngiye yo gusanda mutona bwa nti mbonye akanya ndaje ngenda nambaye cyakoze ibyo nambaye byarasaga ariko nibyanjye nihimbiye rwose by'umyenda yanjye rusa numvise bijemo kwambura umwenda ariko mageze zanga simpabanye nabo ndabaze ko mwamba amabara ngo twame ngo ariko ngo nawe ngo wari ngo nawe yikara yawe ngo iri muzo muzigomba guhitwamo ndavuga nta kibazo mu by'ukuri koko mbeshya abantu ngo bambwiye ngo harije abantu bambaye nk'ibyo nambaye usanye mbabwira ngo barambwiye ngo ambara ibi ngibi ibyo byose ni kwa kuntu mfite abakobwa banjye bazajya ngira ngo nabo ni Brad Show bazajyamo y'umwana biganye hari ibigo bizemo by'abayisilamu bya Islamic arangije bavuga ati mwatwariganye Yesu akora uko ariko bo bazambara imyenda imeze gutya ndababwira okay matima tuzamuntu navuga ni muri iyo myenda mfitemo imyenda ibiri mufatemo amakanzu n'imyitandiro mwitandiro mwambare ni imyenda sinzi uko babyita ariko ndayifite niba yambara mukitandira mugena ubwo sicyo nacyo nikireka nkubwire Damu
turi mu iterambere. Yego. Isi iragenda itera imbere. Kera abantu bambaraga amapantaro abagabo bakambara amapantaro agenda ngo imenere ubufu. Ariko umuntu asigaga urupantaro akajya kwigabanyisha small size. Umuntu yambaraga igishati agatebeza hano kikaza gifite amatwi. Ubu dusike tugashyira kuri taye. Kera umuntu yarogoshaga ubwanwa akamaraho ariko asigaye akora fosete. Utwo twose rero turiho turagenda tujya hehe n'iterambere tuba tujyamo no mu buryo bw'imisengere. Burya umuntu wize ntabwo azakuyobora nk'umuntu w'injiji, sibyo? Kuko nababwiye ngo hari injiji zicariye amahame n'amategeko y'idini kandi adafite ahantu abageza. Banze gufata Yesu. Umuntu araza akabwira ko wambaye gutya kandi we ari warashaka ngo yikwize ariko umutima w'imbere harimo kwifuza, harimo irari ry'ubusambanyi n'ibindi ngibyo byose. Ni nabo bariho barogana. Kuba Julienne ni umusirimu. Ya umubyeyi yavukiye mu mujyi Bujumbura, sibyo? Ejo bundi ndi Burundi bahoraga banyerekaga iwabo aho bari batuye. Hari igihe uhura n'umuntu ati dore iwabo w'icyamamare runaka kiwanya u Rwanda naha aje aba mu mujyi Kigali baciye mu buzima wenda umuntu wese afite ubuzima tubabona hano tutazi aho baciye. Inzira zose ikintu cyerekeranye n'umurimo w'Imana n'ubwiru. Gusa noneho dufite abantu basa nk'imbogo zarashwe ariko ntizakomereka bagendana ibikomere. Ariyo mpamvu isi itugendaho. Iyo tugeze mu Badivantiste dutinda ku isabato kuruta ibindi bintu byose. Ntago bazi cyane. Agatinda ku isabato ntagire ibindi bintu. Twagera mu barokore bamwe na bamwe agatinda ku myambaro kuri doctrine y'itorero ryabo. Ariko ibiri imbere kuba nambaye ijipo igera ku birenge, simbe nambaye amaherena, simbe nambaye iki, nkaba ntadefirije ndi uwabo. Ariko umutima wanjye ntago bawuzi. Sibyo? Ntago bazi ishyari n'akagambane mfite. Ibyo byose tugaguma kuri ibyo. Ariko twakagombye kurenga kuri icyo kintu. Julienne ni umuririmbyi no kuvana kera umuririmbyi. Buri umuntu wese nkanjye ntajwe ntugera ryo kuririmba. Ariko impano yanjye ndayizi. Ngira umugabo ushobora kujya gutangira kubwiriza akabanza akamara umwanya munini aramya akaramya akava kuramya agahimbaza akabona gutangira akinjira. Niba aramije isaha aranabwira izindi saha. Twese rero twemere imihamagaro duhamagarirwamo. Nitujya kureba ibyo Grace Room tukavuga ngo bavuze ko ngo akoreshwa na Satani, icyo ntituri bugitindeho nabo bafite ibyo bakuvuga. Nitujya kuvuga ngo bambaye uniforme turareba ahantu hose bambara uniforme, n'abanamba bambara uniforme, n'abakanishi n'abakarani bambara uniforme. Imyambaro iyo ntago tuyitindaho. Nitureba ko yakoreye igiterane muri Beka Arena naho ntituri bubitindeho. Kuko ari byo ntashaka kwinjiramo. Impamvu yatumye akorera hariya. Bakanakore no mu rusengero, bakanakoreye no ku bibuga hari. Ariko hari impamvu iyo ntago turi buyinjiremo. Ahubwo twebwe gutinda kuri ibyo. Ahubwo ni iki wambwiye ministeri. Kuba ministeri ya Grace Room hari ibyo yategetswe gukora ntibikore. Yego bikayiviramo gufungwa. Ese wenda mu itangazo rya RGB hari bagaragaza neza ko iyi ministeri ibyo irimo irakora bihabanye n'uburenganzira bw'ibyo yahawe gukora. Kiriya kintu icyo nabivuga ni kwa kundi twese hari igihe ushima hafi y'igisebe ugashiduka kubisa urwara mu gisebe neza ntabwirize. Yego biragoye. Pasiteri ashobora gushiduka uri muri bisi uri ubwiriza kandi hatemerewe. Yego ushobora kujya gufasha ntago wafata imfashanyo ngo uyitange utabanje kuvuga ijambo kuko nuko twabaye. Wenda yaraponyotwe arabwirizwa kuko umwuka uramufata arabwiriza. Abantu barayoboka bayobotse barayoboka ndumva yarayobotse bituma yaguka. Yego arakora. Ukora rero ni ukosa yarakosheje nkuko babivuga. Yego ariko mu bwami ntiyakosheje kuko yari inzira. Hanyuma kubatiza yisha amategeko y'isi ariko naga amategeko y'ijuru y'isi. Kubatiza ubundi tuburiza ubutumwa kugira ngo abantu bihane ibyaha. Yego
yego yabatirije muri pisine. Ndakeka ko itorero ryabo ridafite Yorodani ingana nka hariya. Yego wenda ko ngako niko yakoze, kuko mu mahame yabatehaye ejo bundi mashya bavuga ko umubatizo muri pisine utemewe, bagomba kubatiriza muri Yorodani yo ku rusengero. Wenda icyo nicyo kintu cyakubise abadayimoni bakajwigira kubera umubare, naho kuba bava mu mazi bamera gutya imyuka, ibyo nta mu myuka nyine, ni imyuka nyine. None se mu rusengero twirukana imyuka mibi, hari imyuka mibi igenda, hari n'iva muri ubatizwa. Icyo cyo rwose ndakizi. Hari imyuka mibi igenda umuntu arabatizwa. Hari abantu bavugaga ngo biriya byababagaho abantu yari arimo arabatiza ngo ni ibimenyetso by'uko babaga bamaze kubatamba. Babatambye hariya se n'ubundi basanzwe batambye mureke. Icya kabiri, ikindi cya gatatu, biriya bintu yakoze hari umuntu ubiri inyuma. Ibi byo gufungwa kwa Grace Rumusi ntabwo uriya mubatizo kucengera ari leta yagiye gucengera, hari umuntu ugira gutyo ngo akabatungira agatoki. Rero ubwo ni cya kindi cy'ishyari ugarukaho, ni rya shyari ngarukaho. nkaba nkomeza aba Grace Room habwira nti umurimo, kuko hajemo ijambo rivuga ngo Grace Room niba yarafata ibyemezo mujurire. Urumva ijambo rivuga ngo mujurire iki cyemezo, niko umuyobozi umwe muri RGB yavuze. Mukijuririre ni ukuvuga ngo we bitandukanye n'iby'aba bandi bafungiwe bandi bakamurwa. Mukijuririre. Yego, kukijuririra rero harimo gukosora no gusaba imbabazi ibyakozwe. Rero nk'umupasiteri ndakeka hari ibyo abwiwe n'ibyo yumvise, hari ibyo ari bukosore. Navuga ngo mugume hamwe, mukomeze musengero mushumba, ijambo ry'Imana tuvuga ngo tubasengere, mukomeze mubasengere, mukomeze musenge, mutakaza icyo mwameze. Nawe aragenda negosiye n'abayobozi. Yego, Pastor Julien bizamworohera gufata audience bemwe na bamwe kuvuga ati ngo umuntu ngo ushaka kuba ngo waramugambaniye ngo ni Apotre Mignone, kuko ngo niwe bari mu kigero kimwe, ngo kandi ngo bigaragara ko yamutwaye abantu. Okay, bakabipimira muri viewership, abantu baba bari kubireba mu bihe byashize. Ibyo ntabwo twabitindaho kubera ko abantu barayoboka. Bura hari inyama nyinshi niho n'isazi nyinshi ziza cyane. Abyumvise byo ntago twabitindaho kubera ko abantu barayoboka, abantu baraharara, abantu baragenda. Ariko icyambere cyo buri kuzamuka niko na Satani arushaho kuzamura uburakari impande zose, kuko abantu n'abaturage kandi abantu n'ab'Imana. Ntabwo tugomba kwihimbaza, tugomba gukorera umwami. Rero bizamworohera mu gihe Imana yamuhamagaye, ahubwo ikiri cyo gihe cyo kongera kugwiza imbaraga, akongera agahaguruka. Kandi uko ngiye kuvuga ngo wongere ujiririre, nuko ari byo ari nko kumubwira ngo ngwino tukoze iki, tugoye gasopo, ariko ngwino nupfukame, usaba imbabazi ku makosa nawe warezwe. Ari uwamutunza agatoki aramwumvishije, ari uwakoze bakoze ibi nibi, ni ngo kuvuga ati twebwe turasabwa ko nagenda bireke. Ibyo rero biragenda amenye uko akorana nabo, bavugane, bamara kuvugana n'icyacuma gitanze. Icyacumi se niyagitanze ubundi byanyine kujya hari muri iriya nzu wagitanze icyacumi. Kandi ni ibintu bizwi kuba wajya hariya wagitanze, ntabwo wapfa kuhajya utagitanze. Rero kuba yarahagiye yagitanze, noneho yongera atange n'ikindi kirushijeho cyane. Noneho bahite bamuha ibyangombwa. Nose abandi be ko batababwiye ngo mujurire. Kuki Bosco Zirafati batigeze babwira ngo nizijurire? Kuki Erayoni batayibwiye ngo nizijurire? Uyu rero nawe yari ingirakamaro mu gihugu, cyane cyane ko hari abantu benshi bagiye bakira, kandi agomeze n'ubundi akore ya bikorwa bye n'ubundi. Kuko nose wabona ubufasha utabwiye abantu ngo bitanga, utakoresheje igiterane. Urabwira pastor ngo nareke gusenga,
byose ni minisiteri yishingiye ku myemerere ntabwo bibaho. Ku rundi ruhande Pastor Julienne nubwo wenda yakomorerwa agakomeza bizamworohera gukomeza gukora n'abo bantu bose bari kumurwanya. Hari abafungiwe amatorero, hari benshi bareba n'uburyo arimo arazamuka, iryo sare rikazamuka kandi ari bagire. Bizamworohera kubera ko nta muntu Imana ijya kugeza ku rwego rw'ubushumba. Nemera ko Julienne ari munsi y'amavuta y'umugabo we, kandi umugabo we aciye ahantu akomeye ari ihanganye. Bizamworohera kubera ko azaba amaze kumenya. Ikinyarwanda bavuga ngo ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka. Bizamworohera kumenya kubera ko azaba amenya uwamurwanyije. Ubusara batarabamenya. U Rwanda turavuga. Hari abamaze kumenya icyo arwana nacyo. Rero ndibuka ko njya kubona kano kanuza umuntu yarambwiye ati nyuma y'iminota 5 biraba bimaze gusohoka, bivuga ngo bari bakiri mu nama. Urumva ati nyuma y'iminota 5 karaba gasohotse, biraba bisohotse nyuma y'iminota urumva remaze kubibona. Umuntu ambwiye ati bigenze gutya na gutya, Grace Rumora ifunze ariko habura iminota 5 ngo bisohoke ku rubuga. Ngiye kora mbona umuntu uri Tanzania Dar es Salaam abarambwiye ngo dore Grace Rumora ifunze. Ndavuga uyu muntu kandi umuntu wari ukanyohereje n'umukozi w'Imana. Ndikanga ariko hari amakuru nari mfite. Yego ko hari umuntu twigeze yaje muri biro yanjye turaganira, ndavuga nti uyu mwaka ntago urangira Grace Rumora idafunzwe. Aranarakara arikanga, ndamubwira nti mwe musenge ariko icyo turwana nacyo turakeze. Yego bigenda bite kugira ngo umuntu agambanirwe n'abashumba bagenzi be abo bafatanyije umurimo nabo kandi bose uvuga ati nabakozi b'Imana bose bari mu rugendo rumwe, barahura bakaganira bakaryajyanya, bahatumira mu giterane mwagahereza undi mikoro ndagahereza ijambo ati ku mukozi w'Imana runaka avuga. Bigenda bite kugira ngo bagambane? Ibyo byorega ntago ari igitangaza damu. Inose Yesu ntiyabanye na Yuda. Yuda se ntago niwe wari kesiyeri, niwe wari ushinzwe, niwe wari kontabure w'umutungo muri ministeri ya Yesu. Niyo mpamvu Yesu buri mukozi w'Imana bagomba kuba afite amafaranga yo kugira ngo akore ibikorwa. Na Yesu yari afite umufuka w'amaturo. Wari ubizi nabyo. Yari afite umufuka w'amaturo wari ushinzwe na Yuda. Yego. Hanyuma rero Yesu yagendanye na Yuda Mose, harambwira ngo uri bungambanire turi kumwe. Ikimenyetso turabuhuriza hehe? Ibiganza kumbehe. None se ubone n'abagomba guhererekanya za mikoro. Karibu umukozi w'Imana, ndagukunda inshuti yanjye, uri ndagukunda, urabizi kuri umujama wanjye, turahererekanya. Yesu yanyoye igikombe na Yuda nyweraho. Ibyo ni ibintu rero bisanzwe bibaho, ariko jambo ry'Imana tubwira ngo abo baseserwishwa kandi bazabaho. Byo tubona hari imigani myinshi birigenda ivuga ikavuga mureke urukungu rukurana n'amasaka, ibyo byose bibaho. Niyo mpamvu mbwira intama abadukurikiye mwe kwita kuri zagara z'abapasiteri, mubihorere bakindaguranire hariya, mwe mukomeze mukizwe. Sibyo? Mwikomeze mukizwe ko Yesu yavuze ngo tuzabarebera ku mbuto. Ntago tuzabarebera ku bayoboke benshi, tuzabarebera ku mbuto. Imbuto si umusatsi, imbuto si umwambaro, nibiva mu mutima. Uko witwara mu mutima, ukubana n'umuntu kubayeho. Urumva ishyari riragwiriye, ishyari ranze, umuntu ati nanjye menyekane, nijye ugomba kumenyekana. Ba Yezebeli babaye benshi, ba Yuda babaye benshi, ba Kayizari babaye benshi. Ibi byose bigomba kubaho. Ibya Kayizari Yesu yavuze ngo bya Kayizari mu Kayizari. Niba ari matura y'imisoro ni misore. Ibisigaye bibi byanyu. Ibisigaye ntago mufite kuburanira umurimo w'Imana uziburanira. Niyo mpamvu tutagomba kujya ahangaha, je ntago nagaranga ngo nshyushye inkuru uvuga ngo umuntu agikuzimu ko sinamuherekeje. Nta na protocole namukoreye. Sibyo? Wowe rero wagiyeyo nawe mwajyanye nawe ntago turi bukwemere, turaguhunga. Kuko ntago uvuga ngo nabonye umuntu agikuzimu ngo mvuge ngo ngiyewe ngirize nte. We wajyaga? Ngewe nanjye ngo ngukurikire, nawe duwe naguhunga. Niyo mpamvu nabo babikuvuga baca amarenga. Hari ikindi kinigeze kumva bavuga ngo kizakwereka ngo ibyo bimenyetso bamwe ngo bafite amafoto ngo mu nsengero zabo. Twabayeho icyambere cyo reka nkosora akakantu kurujije. Twabayeho tubwiriza ubutumwa dufite Bibiliya zigasaza tugakoresha
tugashyiraho ikibazo cya kuvertire ya shitingi ntitwabwije ubwo butumwa tugeze ku rwego uyu munsi twakoresha Bibiliya abafite ubushobozi bafite iPad abadafite iPad barebera muri telefone gusa tukubwira ngo shyira hasi telefone ukoreshe Bibiliya isanzwe nese telefone usomera si iterambere ni iterambere none kuko umuntu adafite Bibiliya ni ikibazo twakoreshaga ibiterane umuntu ajya gutumira itorero ry'irunaka undi akajya gutumira akoresheje amaguru ibyo bivaho dukoresha ibiterane umuntu dukodesha ibyuma yego bikagenda bivuga mu mujyi hari igiterane Nyamirambo hari abantu bari baratangiye Nyamirambo bayitse ngo ni Nyabugingo abantu batangira Kanyonyomba bayita muri ntuza muri muvuduko abo si n'abantu bakoze ibiterane tukabibona bahindura abantu nkuko n'ubu ngubu hari amanama ukagenda bafite uyu munsi n'imidugudu yacu ko bifite ino ejo bundi hari umuntu hano waraye kuri Vuvuzera saa 5 ari wavuze kandi ari umugore saa 9 yari yabyutse ari muri Vuvuzera nkumva imbwira amakara kumbi ari mu muhanda bagenda abwira abantu ngo ejo hazaza inzobere zivura diabete ni muze urumva iterambere tugezemo none niba tugeze ku rwego ibiterane nka biriya ntabwo dukoresha posters bakoresha bandarole iyi bandarole ishobora kuba kuri stade cyangwa twakoze ibiterane dukoresha za bandarole ukazikira ukagira du flyers ukaduhereza abantu mu ntoke bandi ukadushyira ku nkuta z'amapoto hano hagaragara cyane hano hagaragara uyu munsi nta mwanya umuntu afite wo gusoma ariko ko igiterane kizabarwa na Pastor Julienne kushyira ifoto ye ni ikosa bandarole irasohotse niwe fonda wa ministeri bayambitse kuri senyenge za Bika Arena uturutse hariya umureba tugeze mu tugezemo imbere ibukiriya ni stade yego ni stade none ko stade se harimo usibye ahantu hose ari bikorwa mu ifoto ya perezida none turabwirwa n'iki ko hano haje igiterane nibadashyiraho bandarole ya wa muntu hariho pasiteri uhedinze igiterane nyiri viziyo hazeho uwo mutumirwa hazeho n'abaririmbyi babikora bimanikara ntago bizi babimanike nitugera mu rusenge mu imbere ya wibuka ko ari sare bafata cya kindi bakakimanikaho none bamaze gukimanika bundi bagahita bashyira screen iyo screen bashyizeho harimo ifoto wibuka ko bya bindi twavuye mu bipapuro twagize kuri screen ni ikoranabuhanga ni mukurikire umubwiriza butumwa afite mikoro ariko ntago ari busome bashyize kuri screen aho ari baravuga ngo tugiye gusoma muri Matayo bagahita haza hariya nabyo se ni ikosa nabyo si ikosa ni iterambere ni none si iyo screen bashyizeho y'ibyanditswe n'ifoto ye kuko ari we n'ubundi ari we byakorewe ubwo turamuramije twagiye aya hakabaye hajyaho Bibiliya ati tugiye gusoma ijambo aya banza wumve windi mangatanya ngo nibashyireho Yesu uriya Yesu ukinnye filime niwe twemera ko ari Yesu niwe turi bwemere ko ari Yesu ntabwo ari we Yesu niwe Yesu nitwemeranya ntabwo ari Yesu hari abantu bazi yuko kuba yashyiraho iriya foto ngo gasanga ngo nta musaraba uriho musaraba ni iki musaraba se ni igiti ni igishushanyo washojwe nande ni ibintu biraho bura kugira ngo nicare imbere y'igishushanyo cyuriya najya imbere ya Julienne nzi ngo atahanga ndi bujye niwe mu rugo nkamusura ukanywa nicyo cyaya akanye kati dore umugabo wanjye n'uyu n'abana banjye naba nzi ngo atahanga sinzi ahatuye simavuze ntago nzi ahatuye kuba najya kureba Julienne utuyiye nkamuhamagara nkajya mu rugo rwe nkamusanga ari umudora aheruka no kubyara akambwira ati dore umwana ndiho turaganira ariko ngiye konsa umwana so umuntu no kuyoboka umuntu wakinnye filime tutazi utanasenga wibuke ko uyu mukinnyi wa filime yashatse kugaruka mu buzima Kiliziya Gatolika ikamugura kugira ngo atica diru zabo ariko izi njiji z'abarokore tuzabageza he ngo nuko mu rusengero ngo reka bazane kiriya gishushanyo rero nibwo mwerekana ko ari Yesu Bibiliya yose abashyizeho Julienne bo nta kintu wumvamo gute
ko bashyize uriya mukinnyi wa filime bashyizeho ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni iki? Igishushanyo cya Bibiliya. Bashyizeho ijambo ry'Imana ariko ugiye kuri Maninde Julienne. none se kuki ngiye gukurikira Julienne kabiri gikabana usoma ijambo ry'Imana ukura niwe ngiye kureko ndamuzi ni muzima ntago yapfuye. Uramu musaraba w'igiti Yesu yavuyeho yazutse ngo uri we Yesu abambye nakabinda abahinde bamushyizeho aba ari we nyoboka. Twe iyi ni imyuka y'ibigirwamana ikidukurikira. Nimureke tuve mu bujiji ahubwo dushaka ijambo ry'Imana. Icyo nicyo kiro kidukerereza turakererwa mu matiku. Turakererwa mu matiku ngo dore kiranga ngo umuntu ugikuzimu nanjye muranyanja. Ari umunsi nabishobora bagiye kubana bavuga ngo nawe tubonye aho uherereye mperereye ntuyiruhanga. Uzazi ruhanga aho ntuye undebe uzamvuge wambonye. Ariko ibyo abantu bazahanga bakiyita ngo ni barunaka ni barunaka. Uberetswe ngo beretswe okay kwerekwa ni mu mwuka. Ariko wize focusinga umuntu hano kuri social media. Niba umuzi musange. Ariko babona umuntu ageze mu kaga ngo twari twarabivuze. Isi yose isi ibundikiwe n'umwijima. Turi hano kugira ngo turwanwe. Kuba umukozi w'Imana yarwanwa ntabwo ari gitangaza. Ikibi nuko babarwanya mwebwe mukagwa. Kubera ko bwa bwami mukorera nibwo bwatuye hasi. Ariko kuba yagikuzimu ntago bindeba. Kuba yakorera Imana sava. Ngiye Imana nemeye ndayizi iyo nkura ngo Imana ni nyinshi nyine. Ahubwo wowe niba ufite ikibazo utazizi. Uyu munsi niba ufite iyo Mana uyizi ukaba ugisambana ukaba ukiba ukaba ugifite ishyari ukaba ukiroga uri umupagani hanyuma y'abana. Hanyuma rero dufite uburozi bwaje ahangaha. Mu by'ukuri wenda sinzi niba nsoza ariko najya ubwira ngo uyu munsi kubyo ibyo RGB iriho ivuga bihabanye n'ibyo abantu barako ntago twita ku byo abantu bavuga. Reka twe ku muryango mugari wa Gression twe kureba kuri Julienne. Pastor Julienne afite ibye aza negosiya n'ubuyobozi nibwo bwamuhaye ibyangombwa. Twese tuzama rega hano tuza amategeko nuko tutaza ngo tuvuge. Tuza amategeko ibyo batubwiye tuzi ibyo batubwiye ngo ibi nibi tugende twubahiriza ibi turabizi kandi tugomba kubahiriza leta ibyidusaba. Rero afite ahavuka n'umunyarwandakazi aragenda ariko mwe guhutaza abakristo bakurikiye ngo nimurangiza mubazane igikuba mwajyaga bajyana ikuzimu. Wowe ko wamenye ko bayikuzanira ikuzimu umenye ko tubwira uko bagikuzimu ko nawe ujyayo kuko bakora protocole kandi ntago dukeneye kumenya amakuru ikuzimu. Kuki mutaza mutubwira amakuru y'ijuru damu kuki batatubwira amakuru y'ijuru? Hari abantu bashinzwe kuvuga iby'ikuzimu gusa ntitubabona bavuga ibyo mu ijuru. Ese uyu wowe wita ngo akorera Satani wowe ukorera ndi wokorera Imana te Imana te ahishura imigambi ya Satani ayihishurira heza ayihishura n'abakozi ba Satani. Ariko reka nkubaze damu kuki batayihishurirwa ku bakozi b'Imana bandi bakayihishurirwa ku bakozi b'Imana ibyamamare bamaze ahubwo ni hiti baba bashaka. Ni hiti baba bashaka kugira ngo bazamuke ugasanga uzamukiye ku muntu. Rero abanyarwanda ntiducitse igikuba yarabwirije yakoze mu gihe cye. Ariko mwebwe muhagurutse n'abamurwanya n'abarwanya iki namwe mufite ibihembo byanyu. Twebwe dukomeza inzira twatangiye. Buri muntu wese mu itorero abuwejejwe muri ryo. Gumana ugundira icyo wahawe atagira ugutwara ikamba ry'ubugingo. Naho iby'abagenda by'abakora nta mbabazi umufitiye ahubwo ni ishyari ry'aho amaze kugera. Rero twirinda amashyano n'abakozi b'Imana n'abakozi b'Imana mugambanira nabandi mushaka ko rimwe mumenyekana. Reka nivugira akakantu ugasanga urashaka ko uvugwa udashaka undi muntu uvugwa ufite ikibazo. Uwo ni umwuka wa Yezebeli ubari hejuru muko ubwibone muko kujya muce bugufi mutuze mureke dusenye ubwami. Abantu badahurije hamwe badasenye hamwe barasandara. Icy'ingenzi nuko twege tuhagaze ku munara turadusenga kandi dusengera umuntu wese. Murakoze Imana ibahe umugisha. Turabashimiye cyane mwatuganiriza mwatuvugisha kuri iyo nimero ya telefone muri kubona aho hejuru ni kuri Pastor Fan Official. Turabakunda ibiganiro byacu nakagaruka turushaho kubaganiriza ibyiza tubabwira ukuri kw'ijambo ry'Imana kugira ngo muve mu rujijo. Ciao ciao.